mu Rwanda niho wumva kana ka 13 kari kuvuga ngo yimariremo yose nta kinwara naho ugashokerwa ugashyiramo. Asereka nkubaze ntabwo uzi sikani nyinshi ku bana ari mbi koko. Umutima wanjye ndabona waribagiwe akazi ushinzwe. Akazi kawe nako gupompa amaraso mu mubiri, nagara ko kunjyana mu bintu by'inkunda. Ndakwiyanga bro, uzagerageza ufungura urugi rwa toilette harimo umukobwa n'umupezi waraye uzambwire ngiye nkwe bitanga. This time around was bunch of women surrounded in my room. I shouted, Jesus, what a life. I said, I cannot bear this again. Let me go. Marriage is not do and die. Instead I would die in this marriage. I'd rather go alive with my innocent kids. Umutima wanjye ndabona waribagiwe akazi ushinzwe. Akazi kawe nako gupompa amaraso mu mubiri, nagara ko kunjyana mu bintu by'inkunda. Ndakwiyanga Rusa tsuwe. Nyamagaye. Ariko mubwira akantu keza. Mani nkeneye ko ngira inama. Oyas, numbwire ko amushinga wawe wambwira guvuye kuwukora. Uwuhese. Rawuyobewe umwe w'ubusikama. Ko mbizi neza nta yindi nama waza kungisha. Ubu bagufashe uje kubinkiraho. Oya mwana. Ubwo se niki ko nguzuza kungisha inama zakumira? Nyine mwana ni umukobwa. Aha, wateye inda. Oya mwana. Erega mu Rwanda niho wumva kana ka 13 kari kuvuga ngo yimariremo yose nta kinwara naho ugashokerwa ugashyiramo. Asereka nkubaze ntabwo uzi sikani nyinshi ku bana ari mbi koko. Wumva ibyo utangiye. Muri byo wari utekereje ntabwo ari byo wandayaho. Ubundi wewe nta kintu umariye nubwo tuvukana pe. Impamvu idakwiye kuvuga ngo umuntu niba binakina kumariye. None se reka nkubaze ntabwo uzi ko ushobora kumwifashisha utanga urugero rubi. Sha burya nawe urabizi nta zindi ngero bagutangaho. Uri wemba mbona zasose nkubateye umukobwa w'abandi ndakubera iki? Wapi ntago ari ndamwana. Kagira inkuru. Umukobwa nahuye nawe numva ndamukunze ko mwikoramo byanze pe. Gahanga mu rukundo yitwa ndeze. Sha sinzi izina rye namubonye ari ubwa mbere mpita numva umutima wanjye ugiye mu. Ubundi mbabona gushaka umukunzi muri ino minsi naho bitaniye no gushaka umuntu ngo aza gufasha kwiga amafaranga yawe. Yarangiza sha akaza n'inshuti ze ngo zigufashe kumara ayo mafaranga. Ukubize ngengira amafaranga. Rero iyo yabuzura nakubitwa damaye. Abakobwa sha nambaraga bagira. Bro, uzagerageza ufungura urugi rwa toilette harimo umukobwa n'umupezi waraye uzambwire ngiye nkwe bitanga. Ibyo tubireka ahubwo wembwira niba urambwira strategy y'ukuntu ura mukobwa namwegukana cyangwa ubyihorera. Ariko bundi ubonye n'inge nyine waje ukagisha inama ngo bundi sitana mubwiye nimugira inama nge ndungukira. Wabura wungukira reka turavukana mu maraso. Nose niba ibyo nge byo kuvukana uzukakomeza ubinkangisha ntabwo nshaka kuzumwangisha ngo turavukana ndabizi. Rega iterambere rijyanye n'iryo ryawe. Ndabizi. None iki ahubwo nyine itone baza ngubwe ntabwo ngiye mbishaka. Babarira nimba wahuye n'uwo mukobwa ngibyo narabiretse maze igihe narabiretse ibyo umubonye. Nawe wataha wirahiye. Suku kubeshya nawe wataha wirahiye. Uza abantu nge banyemeza ni babandi bashadi. Ngo ni kararisaria. Ajya ngo ninde. Akosha nawe urapfobya. Ko ye. Bagireka gupfobya. Mana ngo ni karari ambwira izina sabasi urarinda wambwiye gute? Umuntu utazi n'izina koko. Afi icyo nzi cyo nubwo nazi izina ryiwe afite akazina keza. Agenda neza. Ahagaze neza. What type of plane is this? Unamubonye. Wahita uvuga ati gahangaze gutora ni mu bantu. Avukanye n'ikintu cy'ikigo ubwo kigenda mu muhanda kireba abakobwa. Ubu ngubu nabandi bantu. Uzukuna ameze? Niyo umubonye uhita ubona wewe wenyine uhagaze mu muhanda abandi bantu bose nabahari. Izi inzoga kubera iki waziretse? Nyumve nimba batarakurashe mu mutwe. None se ubwo uri kumva ibyo bintu bibaho. Uzukuna ameze? Ukabura abandi bantu nawe do wahita wirahira ukavuga ati ndavivuye. Iki cyo kiravivutse. Kakubaye. Umuntu ushobora kuri kuvuga ashobora kuba ari mwiza. Nibyo rega ndi kukubwira. None se ubundi wewe icyo nyeneye kumfasha ni iki ngiki rero sibyo? Nago nyine ukuntu ngende kubyumva nyine.
ntabwo ngiye najya kumureba nyine ngo bikunde, ahubwo uraza tumanukane ngende nkwereka ahantu ari, ugenda umbwira ibintu ndi bumubwire bitewe n'ukuntu uri kumubona ameze. Urabizi nyine uri no kubona umuntu uhita ubona n'uburyo uri bumuvugishemo nyine. Noneho ikintu nkeneye tugiye kugenda tumanukane hariya hepfo umubone, mbwira ibyo ndi bumubwire, urabunkoreye kabisa. Pastor Bato ngo basubize niba badafite shit. Kandi by'abashimwe. Ariko nanone ashobora kuba mufite wana mungane. None se wamugani wakunze umuntu w'abana ibyo mubabwira nubwo uri garafu nta kintu maze. Ubu ngubu uri gute? Ariko nanone witonde ukuntu ari wenyine. Uri kumva yabuze nk'umuntu waza kumuhobera. None se ndio bundi rero tutaberanye uwo muntu wawe nkamujyana. Wumva uratangiye bya bintu byawe. Ndio rero nagiye kumva naberewe nawe. Nicyo dupfa buri gihe. Wivanga mu bintu by'abantu. Se uri murambye urimo urashaka kuzamurwa wenyine. Reka ntago nabyemera. Turi umusangiye. Nimba ushaka kugira inama, igendere warukoze nawe. Wagende warukoze. Oye wapi. None se nyine mbwira ndakugira inama ya kigabo n'ukuri kw'Imana. Ndayikugira. Okay. Tugende ngende mukwereka ahantu ari se byo. Umbwira ibyo ndi bumubwira. Nari weho ndi kugura akantu. Urakagura? Ndakagura kabisa. Kangahe? Wewe icyambere nuko ndi bukagura hari ikindi. Sasa ubu nubwo sigaye nanjye mora muri sport ntago wankangisha ngo uranduta ngo uranshobora. Ntago wancika utamaye ibyanjye. Subize se. Tugende nyine mu kwezi. Subize. Ni hara epfo ntago ari kure. Ndamukuramo umutima urabizi. Jesus!